ushobora kuba ahantu hatazwa aka kanya nk'abantu benshi bakuzi, ukaba umeze nk'uba mu isi yawe ku giti cyawe, nyuma ukazisanga uri kuvugwa n'isi yose, ibyapa bivuga kuri wowe, ibinyamakuru nta wundi bivuga uretse wowe. Reka tuvuge ku mukinnyi wa filime wamenyekanye muri filime nka God Must Be Crazy. Ni main character, benshi bumuzi nka Sagatwa cyangwa Karasira. Ese uwo Karasira yari muntu ki? Yabaga he? Yakoraga iki? Ese yakomokaga he? Reka tubivugeho. Nitwa Habyarimana Emmanuel. Bahaye ikaze. Mu butayu bwa Kalahari, hagati y'ubutaka bwumye n'ubuzima bworoheje, mu bwoko bw'abantu bitaga Sun People. Yari ubwoko butunzwe no guhiga, gushakira amafunguro mu butayu. Ubuzima bwabo bwari bwubakiye kuko baba bakoresheje ibintu basanga mu mashyamba. Niho havukiye umwana bita Nax Yao Tom, abenshi mwamenye nka Sagatwa cyangwa Karasira. Umwana wavutse atazi amashanyarazi, amafaranga, nta n'iby'amasaha ye bari bazi. Isaha yabo yari izuba, bayibaraga bagendeye uburyo rirenga cyangwa uburyo rirasamo. Mubwo bwoko Nax Yao Tom yavukiyemo, bari abantu bakoreshaga imiheto, imiti y'umuco, kandi bari bafite ururimi rudasanzwe. Ni ururimi rwavugaga nka kirike sound. Numvira nawe urwo rurimi. Yari ururimi rutwabashaga gukoreshwa n'umuntu uwo ari we wese ku isi. Muri ubu buzima bwari butuje, nta terambere, nta kamera wabona, nta muriro uboneka. Wakibaza uburyo Nax Yao Tom yisanze ari muri filimi nka God Must Be Crazy. Yamenyekanye ku isi hose kuva mu mwaka w'1980 kugeza na n'ubu ikirebwa. Mu mwaka w'1980, umuyobozi wakinishaga filimi w'umunyafurika y'Epfo witwaga Jamike Oyusi yanditse filimi. Gusa iyo filimi yari filimi yagaragazaga imiterere y'ubuzima bwo mu butayu. Yari filimi yarise God Must Be Crazy. Ari gushaka azashutingira iyo filimi, yahuye na Nax Yao, ari umwamenye nka Sagatwa. Yabonye ari umuntu utandukanye n'abandi bantu yaba yarahuye nabo. Nax Yao, uburyo yagaragaraga, imyitwarire ye, umwuka w'amahoro n'imyitwarire yoroshye, ibyo byonyine byabaye bihagije gutuma yahabwa amahirwe yo gukina muri iyo filimi. Gusa igitangaje, ntiyari azi kamera, mbega nta kintu na kimwe yari azi ku kijyanye no gukina filimi. Gusa yari afite impano kamere yo gukina ubuzima bwe bwite. Ibaze ko mu gihe yashutingaga iyo filimi, ategeze amenya ko yari ari mu bikorwa byashoboraga gutuma amenyekana ku isi hose, kuko gukina kwe kuri iyo filimi yabikoraga nk'umunsi usanzwe. Nax Yao Tom, ibyo yakoraga, ibyo yakinaga muri filimi, yari ibintu yahoragamo mu buzima busanzwe. Dusoreje ikiganiro. Ubaye ukunze cyangwa ushaka ikindi gice cyose cy'ubuzima bwa Nax Yao mwamenye nka Sagatwa, ibuka gukanda subscribe ujye ubasha no kubona ibindi biganiro by'ubwenge nk'ibi ngibi. Mwakoze kutwumva, ndabashimiye.